Ndi papa Sava. Igitondo yagiye azi ibintu ubu se nta mirimo aba yasize mu rugo. Reka nze musange yambwire ngo mwaramutse. Waramutse neza madame. Si umugabo wanjye nta waje hano uko yaje karambwira ngo aje kuri no salo nta wahaje. Umugabo wawe? Umugabo wanjye. Ntawe nabonye. Ni gute se utamubonye ko akunda kwiyogosheshereza hano? Mumume ndabizi ko arimo hano. Ariko ubundi ko hano yambwiye ko araza kwiyogosheshereza. Ko mbona washyushye mu mutwe bite byawe? Tegereza nimba arimo araje nyine reka bamurangize. Ntegereze. Ariko ko mba ndeba ushaka kugira ngo umugabo wanjye nuwe ushaka kumunya. Ndabizi arimo mumume ngiye mvugane nawe. Umugabo wawe se nabamugirana. Umugabo wawe nabamugira ntera. Garuka surajya. Uri kujya hera. Hasoni urabona ukuntu wowe wirukaga. Uyu mugabo byagenze bite da? Hano hari umugore yateje induru ngo umugabo w'umugabo we. Ndi kumubwira nategereze bamurangiza ariko ntagashaka kubyumva. Ngewe ikintu ucaka n'umugabo wanjye tukavugana wenda nkisubirirayo. Umva tegereza hano ni ushinzwe abinjira n'abasohoka. Reka nifatireze n'agatelefone. Usa kuvugana nawe. Afata ariko nturebe na nimero ye niriwe ngenda mushaka kugira ngo tegereza nimba ushaka ko nawe tuguha service umwanya wawe nugerwaho turakwinjiza. Ni ngewe hano ushinzwe abinjira n'abasohoka. Ngo mfite umushiha. Ndagira umushiha asubira kubona nagushihuye. Ariko iyi saro yanyu ifite iyihe myitwarire ugatinyuka ukambwira nje kureba umugabo wanjye ngo mfite umushiha. Ariko se wowe ahubwiye uje kwaka service ahantu ntaguza witonze ubutuje. Mwese mwanyitondeye. Mama iyo munyitona ni mwamusohoye tukavugana. Tegereza ntago service bari mureka nirebera umugabo yahagarara utegereze. Ndumva hano hatenyera n'ikizi reka nigere. Takizwe. Oya gakizwa ne mero hakakubwiye tegereza hano karibu yawe ni ndebera umugabo wanjye ngiye niwe nje kureba hano. Araje kabisa. Mu murese ubundi nanukaga. Hako noneho n'umugore na kabutinde. Umva mada ngenda abona ufite umushiha ariko ngaho tuza reka nze mukurebe. Ariko ujye uzana ikinyabupfura iki. Genda umundebe. Niba ushaka service ku muntu ujye uza witonze. Nasa kushe mfite yo kugendana mu ikinyabupfura ariko genda umundebe. Ndabona wayizanye muri telefone, wakizanye muri telefone. Ntago nterana amagambo nawe ariko banabwiye kweza ubutege bonwa bwa iyi sara zayigarukama mbajije mundebe gira umundebereye aze mbonane nawe nimba ibibazo by'urugo abinsigira udufaranga twose twagakoma kabana katwetetana nani mana yanjye kwadasohoka ndamucakira uretse kuje wenyine asigaye he. Umva mata itonde gabanya urusaku ngo mu minota 5 arabaje. Mu minota 5 bumaze ngahe hana ariko muri mutekereza iki murarezona. None se nimba service yajemo tutarayimurangiriza urajya ngo ariko ni muramurangiza ni gute mutana munyereka si umugabo wanjye. Nyine tegereza hano hinjira uri muri service rero musohore aze tuvugane ngiye nifitiye gahunda zihutirwa. Hanyuma aze tuvugane nigendere. Sinzi ibyo urimo rwose. Itonde gato nasoza. Ariko ubundi uburetiza ukuntu muba muri gukora koko. Genda bona ntazi ibyo mbereye mushatse wakitonda. Bura niyo ushaka service ko umuntu akwihutishiriza ibyawe ucisha make ugaca bugufi. Rero ubwo wakitonda ahubwo ukanantereta ukanambye. Nce bugufi nkuko nawe waciye ubwo waciye wicaye ku ntebe ngo ncire bugufi se ko n'ubundi amarero uko waje niko nakwakiriye. N'ubundi amarero se ko yarusha igisiga wanyakiriye neza. Iki se wakoze mu byo nakubwiye. Ndaza kureba amaherezo yawe. Singiri bukwinjize ni ngiye winjiza abasohoka nabinjira. Rero nugerwaho ndakwinjiza. Niba murangiza ihangane nyine. Ubwo rero nimba udashoboye no kwihangana ubyihorere rwose. Igere ni udeje. Nibyo ninjiye ingendo uvuga nabyumvishije byonyine byatuma rwose nanababwira bakanagenza gakeya. Ngo ngwiki? Ariko gase ntabwo byumva. Allo? Utiki?
ngo Gerard angereye ku rugo ate? Gerard ahageze ate ko nakubwiye ngo uhagarara ku marembo umubuze kwinjira tumutegereje ko bataramurangiriza iri nishyano. Ntabwo nakubwiye ikibazo dufitanye na Gerard ngo mwemereye kwinjira ute? Ubwo se rinza yigeraho na televiziyo yanjye ninayisanga nawe simpagusanga. Ndakubwiye ngo televiziyo yanjye ninayisanga nawe simpagusanga. Umva Gerard mume tuvugana. Aro? Ana yanjye amarezo sarabuze. Iba wihanganye nyine negereje ko hari aga service yagiyemo. Bakamurangiriza hanyuma muzana nze tuvugana. Gerard televiziyo ntuyivanaho. Ariko urambirwa iki ngiye ko ntarambiwe ko nanjye ubu ngubu nateje akabi. Yababa wemba barira ntayijyane. Ntayijyane. Ariko se ninde wateje urusaku hano? Uko madam. Nanjye byanyobeye rwose uno muntu ndabona Uko madam waje gusakuza hano usakuriza abakiriya bacu. Muziye mpamvu. Umva ngiye uko namubonye no mugore ndabona asa nk'ufite ikibazo cyo mu mutwe. Nta kibazo cyo mu mutwe ugira. Ntago cyabura. Urabona ukuntu uri kwitwara imbere ya saro yacu. Usakuriza abakiriya ntaso. Nabana mwe rero nakabazo tekinike kari kabaye ariko kabazo tekinike. Tekinike yafashe mu bwonko rwose. Gerard nawe ari mu nkore. Hano isoko igihe nayo numva urusaku habaye. Niko madam ufite ikihe kibazo? Hano twakira abakiriya. Ushobora kuvugira hasi ukavuga gahoro cyose cyo cyakumvikana kandi tukagufasha. Waba uri igisubizo cy'icyo kibazo se? Turi hano kugira ngo tugusubize kandi unyurwe. Cyakora neza nk'uwagisubiza. Rero madam bose ushaka reka twumvikane sibyo? Ahangaha dufite abandi bakiriya nabo bakeneye umutuzo bakeneye na security yabo. Urwo rusaku rwawe uburyo uri kuvugira hejuru nta kintu biri bufite. None se nge ndi umusekirite hano ko numva uvuga ngo ukeneye umusekirite. Nge nambaye igisekirite ndi hano ndi gusekirite. Umva madam reka twumvikane. Hato utaza no gutuma sinumvikana nawe ari kwatewe bakaza kudutaba. Nge sinshaka kumvikana nawe. Ese ko mba guhanganye n'abantu. Uburo naho bigeze dore igihe wavuye ntabwo tukiri kukwinginga. Aho bigeze usokwe ujye gusakuriza iwawe. Aha ntago ari mu kibanza cyawe. Twumvikanye neza. Wasoje guhomvomva. Wasoje ngo mvuge ikibazo kingenza hanyuma igisubizo kiboneke. Ushaka kutubwira ikibazo ufite kandi twagufasha. Mwamfasha. Nge cyo nshaka rero nukumfasha rwose aho twagendana neza. Ubu rero ikintu ushaka rwose iyi saro yanjye murabizi ko umutware wanjye ndetse nanjye ariho nkoreshereza. None umugabo wanjye kuva mu gitondo namubuze kandi mfite gahunda zihutirwa rwose mwamfasha mukamunsohorera akaza hanyuma ubundi rwose mwamugisubije ikibazo cyane none umugabo. Ikibazo ni umugabo namuze. Wahereye uvuga umugabo. Wagira ngo umugabo niwe mugabo dufite muri quartier wenye cyangwa wageze ngo niwe mugabo twakira hanga wenye. Hano twakira abakiriya benshi cyane batandukanye. Mbese ubwo nuko uvuga aho ni muri rogi mwirwa mwakira abagabo bacu. Madam reka twumvikane. Vuga ko numva ubwe ibibazo byongereye. Tusha make twumvikane. Ko numva ibibazo byongereye. Kubwira niki ngiki. Umugabo wawe ntago ari uruhinja. Umugabo wawe si igitambambuga. Umugabo wawe si ikimuga. Umugabo wawe nta numwe muri twe waje kumufata ukuboko ngwamuzananga. Umugabo wawe ntiyizanye. So icyo nshaka kumvisha rero taha umugabo wagusanga imbere cyangwa gusanga iwawe. Icyo kintu ni umva urayakaraze. Ndayakaraze. Ejo uzicara aponyoke utazagira ngo twe twamye tumeze gutyo. Ugize ishyari? Ngo ngize ishyari. Abagore barakwigwira no kuri. Ubundi ntago yawe nabivuna muheta ngo bazarugarukemo. Ariko nubwa mbere na nyuma agaruka. Ubonye ukuntu uriya ugiye mu nzazunguje amanyo. Kandi wowe niwo ukunda kwikoka hari hepfo mu garyamo. Uje kugururwa buntu musiga ku minwa n'inzara. Ako sibwo nkawe urambaza. Wibuka ko mukuru wanjye ari unagutobora ubwo butwi mwirwa mutobora wagira ngo ni mutobozi mutobora inzu. Vugira hirya iyo ngiyo. Umva nkubwire nzagukora mukoronge. Ibyo kogosha hano ntibindeba hano ni kuri. Uzambona neza. Utazi nyakatsi arayinera ubundi uzabona icyo ndicyo. Nzaguha n'ikibazo si gusa. Service mu mayinu yibonye. We na kiraki mwatumaze abagabo bacu. Mwitengeneje amabuno wagira ngo ntabateyeho. Nzagukosora. Koko se nibyo. Service mu mayinu. Sawa turaje. Hatu.
vayo hano nzesengera ahubwo vayo hano unsobanurire neza unsobanurira ahantu wari wagiye kuva mu gitondo tujye mu rugo tuvanga sobanurira ahantu wagiye kuva mu gitondo inkoko se niba narimo hano wagiye isake itabivuga ngo burakeye nese ibyo birakureba hato waje kwiyogoshesha jewe nari ndimo hano twari mu bintu bya retushe kandi ni ibintu bigomba hindukira ndebe unyereke n'urwanwa kuko waruzanye rumeze nk'urwa rusake atari ku rucyuho niko hatu ubu wiyogoshesheje harya ngo ni ibintu byaki subiramo numva bya retushe ibintu bya retushe si ubwo ni ibiki umanza unyumve umusatsi wose si ibintu ariko ubona ashatse kira reka tugende tuvanga twere kwitezana hatu ariko ubu cyangwa abantu bose ubu waje muri saro mbese utanza ukoze iki ko ndeba umusatsi kuriho wiyogoshesheje nsobanurira aho hantu hatu nyine ukose ko umva nyine niyogoshesheje kuko nyine kuri gahunda gahunda ki hatu nyine kwibanga aha wari uri hano muri saro wicaye abaza kunuka abanuka abanjyanira inzara baziryana wari uri kwibanga muri saro harimo isoko ringana iki muri iyi saro hasohotsemo abantu bangahe jewe ndimo ndakubwira ibanga ryawe ribera mu kavuyo ndakubwira gahunda kwa namuna ariko kwa namuna hatu ndi kukubaza wiyogoshesheje ngahe kandi wiyogoshesheje ibyo bintu byo kwirwa unjirajiza unjyana muzana ivi na ivi ntago sinzikeneye wiyogoshesheje ngahe wiyogoshesheje mubwira ariko ntukajya akarashe ariko shari iki barimo baharurira igiti bakikira ngo gikure neza watanze amafaranga angahe niyo nkubaza amafaranga se nawe nyine urabyumva iriya gahunda urumva ni service spéciale ndakubaza mbwira umubare wa spéciale no muhare w'amafaranga ngahe iyo spéciale ni igiciro cya kangahe mu mibare niba warize imibare mbese kandi ubonye n'akazi bakora sheri n'akazi gahambaye winjajwira hejuru y'ijuru bw'akazi bonye hano winjajwira ibintu bankoreye n'ibyo ubizi hatu gusa ubundi urashaka iki muri rusange ko n'ubundi uri kumpanika hatu ndashaka mu mibare habamo 1 2 3 igihumbi 2000 1010 ndashaka amafaranga wiyogoshesheje hanyuma umbwire naho bakogoshe kugira ngo mbisanishe numve ko bigendanye natangiye nkubwira ko banyogoshe kuri gahunda nyine hatu winsaza ariko se kuba kuri kusakuriza ugatuma nkubwira uragira nkubwire banyogoshe ku mwemwezo hasi kenja bata aho kavuye nta nubwo ndasobanura banyogoshe ku mwemwezo hasi ariko basi umugore abagore batubagira ubahane nta bwara bw'ibirenge se naho usigaye umera y'imisatira hasi kari mu birenge usigaye umera y'imisatsi kubwira ubucakwaha nako kubucakwaha nyine hasi nyine ko subwo hari icyo utumva mbese ubwo ubucakwaha bwarimutse busigaye bubiyo hasi niho ngo hasi hatu winjiraje sobanura narahamagaza inzego z'umutekano turi bugwe miswi ikibazo cyacu muri karitsiye kirazwi nushaka kunsaza turi bugwe miswi mva nkubwire none tuza noneho tugendane nk'abagiye imbuto kandi urabizi ko ngukunda sibyo nyine nageze hano muri salo reka akazi bakora reka abantu b'abakobwa hatu ntago nshaka gukomeza kumbwira ibintu by'aba bakobwa icyo nakubajije niba ndi kukubwira imwe nakubajije umubare w'amafaranga setu yewe banyishyuza amafaranga menshi n'icyo banyogoshaga ngwinyi inyi hatu ugeze uti peka ukuntu baza akazi we hatu ugeze ngwinyi kwicinyi kameze ugeze ngwinyi ni nk'ivubi rya bushara ugize ngo ubwo muri saro hano uhabahaye amafaranga ngahe nyereka amafaranga wavanye mu rugo hejuru y'iryo jambo ariko harimo n'urugendo shuri yewe banyatse mu 20 harimo n'urugendo shuri hakwi umugore bite byawe hatu nyereka amafaranga wavanye mu rugo wowe urumva Gerard ari kuza kwishyuza inzu nta minerivare ntaki nta mashuri y'abana wishyuye ngo wishyuye amafaranga ngahe hano ariko reka mubwire nsare ariko muri uhagarana neza uhagarana imbere yanjye nk'umuntu w'umugabo wawe kwigenda kubwira wowe bafite ukuntu bakora akazi bakogosha mbwira amafaranga watanze ni 2020 harimo n'urugendo shuri ariko ngo Gerard ahubwo ngo byagenze bite ngo Gerard byagenze bite ngo cyatu wibaze bya Gerard ngo wishyuye amafaranga ngahe televiziyo barayitwaye Gerard ngo televiziyo ngo bigenze bite tuzakwigwa 2020 muri izi ndaya televiziyo ni bitwaye ngo yijyanye kubera iki
ikote ryanjye ririmo reka nisize muri saraha utagira ahantu bitondetse atantwara televiziyo ngwino tubanza twishyuza aya mafaranga hatundi ngwino tubanza twishyuza amafaranga utancika hatundi niko mada hatundi shari madu ngwino tubanza twishyuza aya mafaranga ya hano bite byawe ariko nkubaze ni wowe nyiri iyi saro oya aba ni abantu banatije bakoreramo serivisi ni wowe wahatije ngo bakoreremo serivisi ibibazo biberamo hano urabizi bigiye kutumaraho abagabo n'amafaranga ibibazo n'ubushinzi n'ubuntu bwirwa bukaraga amabuno bwirwa butuka abantu hano wagira ngo leta ntizi iyo bibera nicyo gituma ufata amabuye ahangaha umva nimba umbuza kuyafata rero twumvikane nta kintu dupfa nje nkusanga nta kindi kibazo injira hano unyishyuriza amafaranga yanjye 20,20 hatunjye atanzemo hano kandi yari yazanye n'andi mafaranga menshi ipira 20 bigira biteze ngo ariko zakagamuye nako utarava ngo usanze mfite amabuye ngo bamugushinzye kasana umva madam wagiye uvuga uzika ngo wanazimiza mvuga nzimiza iki unyishyuriza amafaranga ibindi bintu byo kuzimiza noneho nimba nawe uzanye ibyo ndumva umeze nk'abapangayi bawe ibindi turabivugana amafaranga yanjye nyabone kandi nigera mu rugo nkakora aho mbika amafaranga nkayabura ayo yazanye ndagaruka ndabateza ingaru by'iyi saro byamirwa mwihereranye mwogosha ngo insyanga ibiki urabona nawe uraza muri dosi bazogoshaga hatunge se ubundi se kudidimanga nk'aho mufitanye gahunda nawe hatunge ko mbona n'imisatsi yenda gushiraho ubwo izo ngizo iyo misatsi yepfa iracyariho none ko bibonye 20,20 nyine nta yindi miteretano mfitanye nawe injiramo hano unzanira inote enye za 5 nihazamo za 2 ndanahita nisubiraho kugira ngo mwemeze ngewe mwereke ko naje hano nta bintu by'ibisabye sarisanzwe ibyo cyo kogosha ugomba nyine kumenya umutekano w'ibera mu rugo rwawe sino nawe urajya muri dosi kandi ubwo uraba ufite byinshi uhomba ubitekerezeho Saverina musohokemo mwese n'abari mwaho ngaho n'ibikoresho byanyu hano ogoshiki izo mvuna muheto nizo zizabakungurira si imyaka dufite kuko wagira ngo ubwenge bwaraducitse watunge kwego musohoka n'ibikoresho byanyu mwese muze hano vayo hano wowe icyo kibazo cy'amafaranga ugikemura bangukana abandi bari ntabwo nakwegerana n'izi ngo ruryana nk'urusenda ziba niko mwebwe iyo serivisi mwazanye muyogosha imisatsi y'epfo munsi abasaro mwarabimbwira okay sohora imashini sohora ibintu byanyu byose nayo mwari mugezemo nayo mwanyishyuye niba muyashaka mwibuka amafaranga yanjye hatungiye muzanamo amafaranga y'umukecuru mu ceceka si shogoranye nawe nimuzanemo iza 2 kandi amafaranga yanjye yaje ari imbumbe vuba ibikoresho byanyu sorute